ingenzi kurusha kuvuga. Niyo mpamvu dukwiye kujya twumva byinshi tukavuga bikeya. Aka kantu reka ngasubiremo. Kumva ni ingenzi kurusha kuvuga. Dukwiriye kumva byinshi kuruta uko twavuga byinshi. Iri ni isomo ry'ingenzi cyane. Isomo rya 18 nize ari naryo family. Ndabasuhuje cyane aho muherereye hose, ndabasuhuje. Hano niko nama za Queen 31. Ngewe mubana hano nitwa Queen. Niba hari utameze neza, mwifurije kumererwa neza. Waba urwaye, mwifurije ko Imana yagukiza ukabasha kumererwa neza. Mwebwe mwakoze subscribe rero, ndabashimiye cyane. Mbaha n'ikaze nanone muri video y'uyu munsi. Namwe bashyashya mbahaye ikaze. Abatureba rero nabo batarakanze subscribe, namwe ndabashimiye, mbahaye ikaze namwe. Gusa mwebwe mutureba mutarakanze subscribe, nabasaba kuyikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro nyuzaho hano bigiye bitandukanye. Gukanda subscribe ntabwo biba bigoye, nungukanda mu ibara ry'umukara gusa, ubundi ukaba wiyandikishije hano, tukajya twibanira muri video zose tugenda tunyuzaho hano. Nta segonda bigutwara, nta n'umunota, nukuri biroroshye, nta n'ikiguzi kinini biri bugutware. Wakandaho rero kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero ngiye kubasangiza amasomo nize ku buzima. Aya masomo ushobora gusanga wenda nawe hari ayo wize ku buzima, ariko akaba atari yose, kuko ngiye naguteguriye amasomo menshi kandi nize, nawe rero ashobora kukwigisha. Hari n'ushobora gusanga nta na rimwe yari yiga. Hari umwana ngo wabajije papa we, mwaramubaza ngo dadi, ubundi inzara ni iki? Urumva nk'uwo rero ushobora gusanga nta somo n'iri na rimwe yari yiga ku buzima. Niyo mpamvu rero nifuje kugusangiza aya masomo kugira ngo nawe abashe kukubera amasomo, kuko ni amasomo meza. Niyo mpamvu rero ngusaba kugira ngo untize amatwi, tubane muri iyi video kugeza irangiye. Imana ibahe umugisha. Isomo rya mbere nize ku buzima. Igihe ni umutungo ukomeye kurusha amafaranga. Ushobora kwibaza ati gute? Amafaranga araza ejo akagenda, ejo akaza akongera akagenda, cyangwa se uyu munsi akabura ariko ejo akaboneka. Ariko igihe watakaje ntabwo kijya kigaruka. Igihe utakaje iyo kigiye kiba kigiye. Mu gihe amafaranga yo ushobora kuyatakaza uyu munsi ariko ejo ukongera ukayabona. Niyo mpamvu rero iri somo naryize nsanga ku igihe cyacu twagakwiye kujya tugikoresha neza, kuko iyo gitakaye ntabwo kigaruka. Ni umutungo ukomeye uruta amafaranga dutunze. Iri somo rero ni isomo nize kuri ubu buzima. Isomo rya kabiri nize: ubuzima si isiganwa. Ushobora kwibaza ati se ni gute atari isiganwa kandi tugomba guhora dusiganwa kugira ngo ariko reka nkubwire, buriya ushobora guhera uyu munsi uri gusiganwa ariko igihe cyawe kitaragera. Ntabwo bikunda, ahubwo bikunda iyo igihe cyawe kigeze. Igihe cyawe rero gishobora kuba uyu munsi cyangwa kikaba ejo, kandi nyamara wowe warahereye mu mwaka wa kangahe uri gusiganwa ariko bitari gukunda. Niyo mpamvu rero nkubwira ni ntabwo ubuzima ari isiganwa, ahubwo igihe cyawe iyo kigeze birakunda. Isomo rya gatatu nize ku buzima. Inshuti tugira zigira uruhare mu buzima bwacu, uruhare runini cyane. Niba ari inshuti nziza zishobora kukugeza ahantu heza cyane hashoboka. Niba ari inshuti mbi nazo zishobora kukugeza ahantu habi cyane hashoboka. Inshuti rero tugira zigira uruhare runini cyane ku buzima bwacu. Isomo rya gatanu nize:
si abantu bose bazagukunda. Uko wakwitwara kose, uko wavuga kose, uko wagenda kose, uko wakora kose, ntabwo ari abantu bose bazagukunda. Ikintu gikundwa na bose ni amafaranga gusa. Ubwo rero uko wakwitwara kose ntabwo abantu bose bazagukunda. Iryo rero naryo ni isomo nize ku buzima. Isomo rya 5 nize: kwiyubaha ni intangiriro y'ubuzima bwiza. Kuko nutiyubaha nta muntu uzakubaha. Ugomba kwiyubaha kugira ngo ugire itangiriro ry'ubuzima bwiza. Tugomba kwiyubaha mbere y'uko dushaka ko abandi batwubaha. Iri rero naryo ni isomo nize ku buzima. Isomo rya 6 nize ku buzima: gutsindwa ni isomo, ntabwo ari iherezo. Ushobora kugerageza ibyo ugerageje bikanga, ukibubaza yuko ari iherezo ryawe, ariko burya byakakuviremo isomo. Ni isomo. Niba byanze uyu munsi, ejo ugomba kureba noneho hahandi byapfiriye, ubundi ukagerageza kugira ngo ukosore aho byapfiriye. Niyo mpamvu rero naje gusanga ko gutsindwa atari iherezo, ahubwo ari isomo. Isomo rya 7 nize ku buzima: ibyo ureba buri munsi bishobora kuguhindura. Ushobora kwibaza ati se bishobora kumpindura gute? Ibyo ureba ku mbuga nkoranyambaga ugasanga uri kureba ubuzima bwiza bw'abantu, ukibaza ko aribwo bubabayemo, bishobora kuguhindura bigatuma ureka kuba uwo usanzwe uri we. Niyo mpamvu nkubwira nti iri ni isomo nize yuko ibintu tureba buri munsi bishobora kuduhindura, bishobora kuguhindura. Tujye dufata umwanya wacu tureba ibintu bitwubaka. Utafashe umwanya ngo ujye kwirigurira ubuzima bwa runaka kuri social media, kandi bura n'ubuzima baba batwereka, bo batwereka ibyo bashaka ko tubona. Ubwo rero ibyo tubona byinshi bishobora kuduhindura. Isomo rya 8 nize ku buzima: impinduka zitangirira kuri wowe ubwawe. Impinduka nziza, impinduka izo arizo zose burya zitangirira kuri wowe ubwawe. Isomo rya 9 nize ku buzima: amahoro yo mu mutima ni ingenzi cyane kurusha byose. Kuko ushobora gusanga hari abafite byose ariko barabuze amahoro yo mu mutima. Iyo nta mahoro yo mu mutima bafite, ntabwo bishima. Niyo mpamvu rero nkubwira ni iri ni isomo naryo nize ry'ubuzima, yuko amahoro yo mu mutima ari ingenzi kurusha byose. Amahoro yo mu mutima ntabwo ari amafaranga umuntu afite. Amahoro yo mu mutima ntabwo ari amazu umuntu afite. Kuko ushobora kuba uyafite, ufite ibyo byose nkubwiye, ariko ugasanga nta mahoro yo mu mutima ufite. Iyo nta mahoro yo mu mutima ufite rero, na bya bindi byose urabireba ukabona nta gaciro bifite. Niyo mpamvu rero iri naryo naje gusanga ari isomo nize ku buzima, ko amahoro yo mu mutima ari ingenzi kurusha byose. Tugerageze rero kwishaka amahoro yo mu mutima, ubundi tubone dukurikiza gushaka ibindi. Isomo rya 9 nize ku buzima: amagambo afite imbaraga. Amagambo y'abantu afite imbaraga nyinshi cyane. Iri ni isomo nize ku buzima. Ushobora kwibaza ati amagambo y'abantu afite izihe mbaraga? Ijambo rimwe umuntu ashobora kukubwira rishobora kubaka ubuzima bwawe iteka ryose, ariko ijambo ribi umuntu ashobora kukubwira rishobora gusenya ubuzima bwawe guhera ku ntangiriro kugeza ku musozo. Abantu bose uko bakwiyereka burya siko baba bari. Ushobora guhura n'umuntu ukavuga ati ariko se uyu muntu aba mu isi, ukabona mbese abayeho neza bitewe n'uko uri kumurebera inyuma, ariko nyamara mu mutima we ugasanga abitse byinshi. Isomo rya 11 nize ku buzima: burya amafaranga ni ingenzi cyane. Amafaranga ni ingenzi cyane, mbisubiremo, ariko burya ntabwo ariyo yonyine ashobora gutanga ibyishimo. Hari benshi baba bayafite ariko nta byishimo bafite mu mitima yabo.
hari abantu benshi usanga bavuga ati burase mfite amafaranga ni iki kindi naba mbura ko ibyishimo byose naba mbifite. Ni ukuri buriya hari benshi bafite amafaranga yewe n'ipusi itasimbuka ariko babuze ibyishimo. Ntabwo rero amafaranga ariyo atanga ibyishimo, ntabwo ariyo atanga ibyishimo byuzuye. Ni meza tugomba no kuyashaka ariko ntituzayashake twumva yuko ariyo azaduhereza ibyishimo, ariyo azaduhereza ibyishimo byuzuye mu mitima yacu. Isomo rya 12 nize ku buzima. Amabanga yawe si ayo kubwira buri wese, amabanga yawe si ayo kugenda uri kubwira buri umwe wese ubonye. Hari amabanga wowe ubwawe uba ugomba kwibikira, kuko burya ibanga ni iryo wowe ubwawe wibikiye. Burya bajya bavuga ngo ibanga ni irya babiri, ariko nabyo sinjya mbyemera sinjya mbyemera pe, ahubwo baranemera yuko ibanga ari iryo wowe ubwawe wibikiye. Iri rero naryo ni isomo nize ku buzima. Isomo rya 14 nize ku buzima. Kunyurwa n'ibyo ufite biguha amahoro. Iyo uhora uri kureba ibyo udafite, ubuzima burakuremerera. Iyo uhora uri kureba ibiri hariya wowe ubwawe udafite, ubura amahoro yo mu mutima, ubuzima bugakomeza bukakuremerera. Iri rero naryo ni isomo nize ku buzima. Tugomba kunyurwa n'ibyo dufite. Isomo rya 15 nize ku buzima. Kwiga ntibirangira. Burya buri munsi hari isomo rishya ushobora kwiga. Ntabwo kwiga wavuga ngo warize ngo warabirangije. Buri munsi hari ikintu gishya umuntu ashobora kwiga. Umuryango n'abantu bagukunda, inshuti zigukunda, inshuti zazindi zitari iz'indyage zigukunda by'ukuri, ni umutungo ukomeye cyane. Umuryango, inshuti zigukunda by'ukuri, abo bantu ni umutungo ukomeye cyane, kuko iyo uri mu bihe bigoye nibo bakuzi inyuma, nibo bamenya mbese bagahangayikishwa n'ibyo uri kunyuramo nawe bikugoye. Ibiguhangayikishije nabo biraguhangayikisha. Niyo mpamvu naje gusanga rero iri naryo ari isomo dukwiriye kwiga, ko abantu bagukunda n'umuryango ari umutungo ukomeye. Isomo rya 16 nize ku buzima. Ubuzima ni bugufi kurusha uko twebwe tubitekereza. Niyo mpamvu umuntu akwiye kubaho afite intego kandi tukabaho tugerageza gukora ibyiza. Isomo rya 17 nize. Kumva ni ingenzi kurusha kuvuga. Niyo mpamvu dukwiye kujya twumva byinshi tukavuga bikeya. Aka kantu reka ngasubiremo. Kumva ni ingenzi kurusha kuvuga. Dukwiriye kumva byinshi kuruta uko twavuga byinshi. Iri ni isomo ry'ingenzi cyane. Isomo rya 18 nize ari naryo rya nyuma. Amahitamo mabi inshuti yanjye asenya ejo hazaza hawe. Amahitamo mabi twagize turabana, amahitamo mabi ushobora kugira uko wamwana kose ashobora gusenya ahazaza hawe. Niyo mpamvu rero dukwiye kugira amahitamo meza kugira ngo atazasenya ejo hacu. Aya rero niyo masomo nabashije kwiga mu buzima nshuti zanjye, namwe ndayabasangije mwiyigire. Aya masomo ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ukoreshe kugira ngo agere kuri benshi. Ntiwibagirwe gusiga like, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuko nayo ni ingenzi kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu yandi masomo agiye atandukanye. Imana ikomeze kubaha umugisha rero, Imana ikomeze bahire. Dusubire muri video y'ubutaha.